Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nje nitwa Sheikh Ndabakuranye Saidi, akaba ari nje imamu w'intara y'Iburasirazuba. Aha rero turi mu karere ka Bugesera, aho uyu munsi turi mu gikorwa cyo gushyira ibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa umusigiti w'icyitegererezo uzaba uri mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Aha rero akaba ari mu mujyi wa Nyamata, aho twari dufite ikibazo cy'umusigiti ujyanye n'igihe kigendanye n'iterambere ry'uyu mujyi wacu. Nk'uko bizwi, igihugu cyacu kimirije imbere gahunda yo guteza imbere imijyi no kuzamura inyubako zigendanye n'igihe. Aha rero twari dufite ikibazo cy'umusigiti ugendanye n'igihe, kuko twari dufite n'umusigiti wa kera mu by'ukuri unengwa kuba utagendanye n'iterambere ry'umujyi wacu wa Nyamata. Nk'uko bizwi, akarere ka Bugesera ni akarere mu by'ukuri gafite icyerekezo cy'igihugu cyaho hari gushyirwa imishinga minini, imishinga y'iterambere, ahari ikibuga cy'indege cya Bugesera, hazajya umujyi, ndetse n'ahangaha turi hakaba biteganyijwe ko hazaba hari mu mujyi wa Kigali. Aha rero abayisilamu bakaba bari bafite ikibazo cyo kuba nta musigiti ugendanye n'iterambere ry'umujyi wa Nyamata. Aha rero uyu musigiti ukaba uje gukemura ikibazo no gusubiza ibisubizo by'ahantu tutasengeraga hisanzuye. Umusigiti wari uhari wari muto cyane, ubona ko ari umusigiti mu by'ukuri ukeneye kuba wavugururwa. Tukaba twagize rero abafatanyabikorwa baje bari kumwe na Mufti w'u Rwanda, nk'uko biri mu ntego za Mufti w'u Rwanda muri manda y'imyaka 5, gukora imishinga y'iterambere, imishinga migari kandi minini ifasha abayisilamu. Rero mu iterambere ryo gufasha abayisilamu b'akarere ka Bugesera, nuko tugomba kubona umusigiti ugendanye n'igihe kandi wujuje ibisabwa, nk'uko inzego z'igihugu zigenzura imiterere y'insengero n'imisigiti zishyiraho ibisabwa kugira ngo imisigiti ibe yemewe mu buryo rusange ndetse n'uburyo bwemewe gusengerwamo mu bwisanzure bw'abayisilamu. Aha rero uyu musigiti uje gutanga igisubizo cy'abayisilamu n'abatari abayisilamu, kuko hazajya ibindi bikorwa remezo birimo waqf, igikorwa cy'iterambere kizaba kirimo inzu z'ubucuruzi, inzu zikorwamo imirimo ifasha abaturage b'akarere ka Bugesera. Ubwo urumva ni igikorwa kizafasha abayisilamu, kinafashe n'abaturage ba Bugesera by'umwihariko mu bikorwa by'iterambere. Hateganyijwe rero umusigiti uzaba ugeretse, ufite etaje, hazaba hariho ibiro by'ubuyobozi bw'abayisilamu mu karere ka Bugesera ndetse n'ubundi buyobozi. Hazaba hari n'inyubako nanone mu cyiciro cya kabiri izubakwa, izaba igeretse, nayo ari igikorwa kizaba kirimo waqf, izajya ifasha ibikorwa by'iterambere by'uyu musigiti. Aha rero tukaba dushimira Imana yo yadufashije kuba aba bafatanyabikorwa bemeye gufatanya na Rwanda Muslim Community baturutse mu gihugu cya Imarati, aho uyu musigiti biteganyijwe ko uzubakwa mu gihe cy'amezi 6. Nk'uko Mufti w'u Rwanda yabigaragaje, umusigiti uje gutanga igisubizo kandi ubushobozi bwo kubaka n'ibyangombwa byo kubaka byose byarateguwe, birahari, birateganyijwe. Tukaba twagize amahirwe yo kubana na meya w'akarere ka Bugesera, yifatije natwe kugira ngo dushyire ibuye ry'ifatizo. Nawe yemeye uruhare rwe nka meya nabo bakorana kuzatanga ubujyanama, haba mu banjeniyeri bo kubaka n'ukurikirana igikorwa kugira ngo nibura kizagira ishusho nziza. Mufti w'u Rwanda rero akaba yashimiye abafatanyabikorwa kandi abizeza ubufatanye, ndetse anabasaba ko bakomeza kwagura ibikorwa. Iki gikorwa dutangiye kikaba cy'ifatizo n'imbarutso ibikorwa by'iterambere n'ibindi bazakora mu gihugu cyacu, by'umwihariko mu karere ka Bugesera. Tukaba dushimira buri wese kuba yitabira iki gikorwa, kandi dusaba Imana ko yazushimisha muri kino gikorwa, ikanakirirwa cyitanze, kikazagira akamaro abayisilamu n'abanyarwanda muri rusange, ndetse Imana ikagihembera uzagira muri kucyubaka mu bushobozi n'imbaraga yatanze igikorwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngana ku musozo nagira ngo mvuge ibintu bibiri. Kimwe ni ukubasaba, ikindi ni ukubizeza. Aho umucyo uje umwijima urahahunga, aho ibyiza bije ibibi birahava, aho isuku yije umwanda urahava. Rero dufatanye aya mahirwe tubonye yo gusukura no kugira ibyiza twubaka hano, tuyashingireho, ibitari binoze tubikureho. Ubwo ndabivuga muri ubwo buryo, ntituvuge ngo kubaka umusigiti gusa inyuma yaho hatemba ruhurura, hirya hari ibihuru, ntabwo twaba twubahishije ahantu dusengera. Birasaba ko niba amahirwe tuyabonye, ibihuru, imyanda, ibishaje byari hano hafi, twihigihe nabyo bikavaho rwose. Ndetse nyakubahwa Mufti tugiye gutangira gushaka ikanzu nzambara umunsi tuzataha.
gutangira kwitegura kuzawutaha ku mugaragaro. Uyu munsi ni ugushyiraho ibuye fatizo, ariko umushinga nyawo cyangwa icyashimisha cyane ni ukuwutaha ku mugaragaro tugasengeramo tukawuha. Rero nanjye nzaba mpari. Murakoze cyane. ubwo rero namusabaga ko biidnillah ambwiye ngo arashaka ko uyu mujyi twawugira nabo nka Dubai iri mu Rwanda. So ndagira ngo musabe yuko kiri gikorwa ariko tubara nk'urufunguzo rw'ibindi byiza bigiye kuza mu bufatanye bwacu nabo. Jazakumullahu khairan. Mwese Imana ibaho umugisha, eko ameya Imana ibaho umugisha, ibyiza mudukorera Imana igibongerera, kandi turabakunda kandi natwe turabizi ko mudukunda. Turashimira imiyoborere myiza, ibyo meya akora n'abandi bose, n'icyerekezo cy'igihugu cyacu kirangajwe imbere na Nyakubahwa Repubulika Paul Kagame ku miyoborere myiza, aho umuturage ari ku isonga. Natwe rero turabihamya yuko nk'abayisilamu muri aka karere turi ku isonga kandi mudufasha kubikwiye. Murakoze cyane. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Turabashimiye cyane mwese. Imana ibaho umugisha. Reka dusoze iki gikorwa cyacu tukiragiza Imana kizagende neza kandi kizuzure mu gihe giteganyijwe cyangwa kitagezeho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.